Turabashuje bakunzi bacu. Ibihe umuntu agira mu buzima burya byaba byiza cyangwa se bibi, hari byinshi yifuza guhora yibuka kugira ngo bimubere urwibutso rw'ibihe yanyuzemo. Niyo mpamvu umuhanga yicaye agatekereza gukora kamera kugira ngo ijye twibutsa ibihe twanyuzemo binyuze mu mafoto. Kuri ubu uburyo bwo gufata amafoto bwaroroshye kuko tuyabona dukoresheje telefoni zacu ngendanwa. Uno munsi twabategura uburyo kamera ya telefoni yawe wayihuza n'iy'undi muntu ukajya ubona amafoto afata yose, ukaba wanamutanga gufata ifoto ukoresheje uburyo tugiye kukubwira. Ntucikwe n'ikiganiro cyose kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nge ndi Menya Harriet, tuguhaye ikaze. Twongeye kubashimira abakunzi ba Inzobere TV Show kuba mufashe umwanya wanyu mugatega amatwi ibiganiro tuba twabateguriye. Nkuko twabikubwiye, tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha kamera y'undi muntu ukayikontorora, mbese ukayikorera buri kimwe cyose ushaka ukoresheje telefone yawe. Uhise wibaza uti ese nabigenza nte? Yego, ni ikibazo cyiza wibajije, reka nkumare amatsiko. Dore uburyo uzabigenza. Ni uburyo bworoshye rwose. Ese hazakenerwa ibi bikoresho? Ibikoresho uzakenera rero ni telefone ebyiri zo mu bwoko bwa smartphone. Imwe ushaka gukuraho amafoto yafotowe n'indi ushaka kuyashyiraho ariko ikaba ifite ububiko buhagije. Intambwe ya mbere, izo telefone zigomba kuba ari zo mu bwoko bwa Android cyangwa se izi twita smartphone, ariko zibasha kwakira application cyangwa se gahunda za mudasobwa zitandukanye. Nkivuga ibi ngibi wakibaza uti ese ibi ngibi bizamarira iki? Nzabikoresha iki? Nzabikoresha he? Ibi ni ibibazo byiza cyane rwose waba wibajije ugiye kubonera umuti kandi uranye. Ahantu hambere tugiye kurebera uzakoresha uburyo ni ahantu habaye ubukwe cyangwa se mu twese ubukwe bwabaye tuba dukeneye amafoto ngo tuzajye duhora twibuka ibyo bihe biba bitazagaruka ukundi. Ariko hari igihe ushaka gufotora, ugashaka gufotora nk'abageni, ugashaka gufotora abakwe, ariko ukabura aho uhagarara kubera abantu babaye benshi, ukabona hari akavuyo. Nawe ubwawe ukabona wawe ugiye kongera umubare wawe uri guteza akavuyo. Numara kumva iki kiganiro, iki kibazo ntabwo kizaba kikibaye ikibazo, ahubwo ubu buryo buzakorohereza kubona amafoto aho ushaka hose. Muri iki gihe bizagufasha neza cyane rwose. Umuntu umwe azagenda afotore, nawe amafoto yabona aho wicariye mu myanya yawe y'icyubahiro. Nkumara amatsiko ko kandi ubu buryo mwabukoresha muri itsinda rinini, mbese murenze abantu babiri, mwaba 10, mwaba 5, umubare mwamushaka wose, kandi mwese mukabona amafoto nk'uko mubyifuza, hakeye nk'uko mubishaka, buri wese agafata iyo ashaka yiyicariye mu byicaro bye. Ni uburyo bw'igitangaza cyane rwose. Wakibaza uti se ahantu ha kabiri nzabukoresha ni he? Ha kabiri ni mu nsengero, mu makiriziya, mu nzu z'ibitaramo se n'ahandi hose ubona hahuriye abantu benshi. Ubu buryo nanone buzabafasha kugabanya umubare w'abantu bari kujya kuri stage cyangwa se ahandi hose bafatira amafoto. Umwe agende nawe afotore, namwe mubone ibyo ari gufotora. Aha naho ubu buryo buzabagoboka rwose. Aha gatatu ni heza cyane rwose, ndetse hazafasha abantu benshi. Ndakurarikira gutega amatwi naho wumve. Aha gatatu ni ahandi ushobora kuba ufite telefone ariko ikennye mu gufata amafoto, ariko ukaba ushaka gukoresha y'undi muntu uzi ko iri ku rwego rwo hejuru yawe mu gufata amafoto ndetse n'amashusho. Aha ngaha naho uburyo buzakubera intsinzi ikomeye cyane, kandi amafoto yafotowe ahita azi iwawe, nta kwirirwa aca ahandi hantu ngo mugiye gukora share, mugiye gushyira ku mashini cyangwa se ku wundi bubiko. Urumva ko aha ngaha kije gukemura ikibazo cy'abantu bibaza ngo kamera zacu ntabwo zifotora amafoto akeye, ntabwo zifite megapixel nini, zifotora amafoto mabi. Iki kibazo nacyo kizakemuka rwose. Noneho rero tugiye kurebera hamwe uburyo uzakoresha kugira ngo ukontorore kamera y'undi muntu cyangwa se uyikoreshe. Aha ngaha kabikwerekeye nkoresheje telefone yanjye kugira ngo tubigendanemo neza. Fata telefone yawe, fungura data cyangwa se ukoresha wifi. Shakisha browser ukoresha. Ushobora kuwukoresha Google Chrome, ushobora kuwukoresha Mozilla, ushobora kuwukoresha n'izindi zitandukanye zirimo na Opera. Iyo ufite muri telefone yawe, hanga rwose bizakunda kandi neza cyane. Jya ahandi hari amashakiro, shakisha ijambo Bluetooth remote camera. Iyi ni application itandukanye n'izindi twibazaga cyangwa se n'izindi tuzi. Dore ngije ku mwanya wa mbere, uzakanda hari handitse ngo Bluetooth remote camera for Android download. Bazahita bakuzanira handitse ngo download. Aho naho uzakanda utegereze. Hano ibyo bazakubaza byose uzabyemera. Nurangiza ukande install nkuko tubigenza ku zindi application zose nshyashya tugiye gushyira mu telefone yacu. Numara gukanda kuri install uzakanda open. Nimara gufunguka bazakuzanira screen nyinshi
zivuga ukuntu application ikora, uko ikoreshwa, uko iteye n'uko imeze. Ahangaha icyo uzakora nta kindi, kiroroshye cyane. Uzakora scroll left cyangwa se scrolling ujyana ibumoso kugeza igihe uzagerera ahakuzanira screen ebyiri muri za zindi zikubwira uko application ikora cyangwa se uko ikoreshwa. Aha nuhagera uzakanda start, utegerezeho gatoya. Ikizahita kiba ni iki, bazahita bakuzanira screen iteye gutya iriho amagambo ameze atya. Bazakuzanira ijambo tips, share your smile with the world, camera ndetse na remote shot. Iki ni igitego cya mbere uzaba utsinze. Wakibaza uti ese niki kizakurikiraho? Yego, kambigusobanurire neza. Uzafata ya telefone yindi isigaye ushaka kuri buze kubona amafoto cyangwa se za zindi zisigaye ushaka kuza kubona amafoto. Izi nazo uzabigenza nk'uko wabikoze haruguru kuri ya yindi ya mbere. Nazo uzajya muri browser ushake ya application twabonye, ukurikiza amabwiriza neza nk'uko nakubwiye haruguru. Wakibaza uti ese nzabikora kimwe? Oya, aho bizatandukanira nangiye kukubwira. Nayo uzakanda install, uscrolling ugere handi bakuzanira screen ebyiri, ukore start. Nugera kuri ya magambo asozwa na remote shutter, ikindi kizakurikiraho nta kindi rwose ngiye kukumara amatsiko. Uzafata ya telefone ya mbere ushaka kujya gufatisha amafoto. Aha, ikintu cya mbere uzahita ukora, uzabanza urebe ko telefone zawe zose Bluetooth zifunguye kandi telefone ziri kubonana cyangwa se zikonexe cyangwa se ziri paired. Numara kubibona ko zihuye cyangwa se zikaba zitanahuye, uzabanza uzikorera icyo twita pair, zibanze zibonana cyangwa se kuzihuza nk'uko dusanzwe tubikora tugiye guhererekanya ibintu binyuranye, harimo amafoto, indirimbo, amafilime, mbese ni nka bya bindi bisanzwe. Ibi nubirangiza uzajya kuri ya telefone ushaka ko ijya gufata amafoto. Icyo uzakora ni iki, uzajyaho wongere ushake ya application, wongere uyikandeho, ubwayo izahita ifunguka ikujyana hahandi wari ugeze. Wowe icyo uzahita ukora, uzareba hejuru kuri telefone yawe uko application yafungutse, ukande ahantu handitse setting cyangwa se ahantu hari akamenyetso ka setting. Numara kubikora hazafunguka utuntu twinshi tugera kuri 5. Hose uzakandeho twivivure. Nurangiza gukandaho ukore close. Wibutse ko ibi mubwiye uzabikora kuri telefone ushaka ko ijya gufata amafoto cyangwa se ushaka gukuraho amafoto. Noneho tugiye kureba ese kuri telefone ushaka ko iza kuza amafoto yafashwe cyangwa se nawe ukaba wayifatiranya yatabigizemo uruhare, wabigenza ute? Naho ntabwo bikomeye. No kuryo nayo uzabageze kuri ya step cyangwa se hahandi twamaze kubona hafunguka hasozwa n'ijambo remote shooter. Nayo uzakanda handi hejuru handitse setting, naho hazahita hafunguka utuntu tugera kuri 5. Wakibaza uti se twose nzatuvivura? Oya, ntabwo uzatuvivura twose. Utundi twose turimo tugera kuri 4 uzatuvivura, ariko handitse camera only uhasige. Ibi numara kubisoza uzajya kuri ya telefone yindi ushaka kijya gufata amafoto, maze ukande hari handitse ngo camera. Ahangaha numara kuhakanda, iyo telefone maze kuhakanda izahita itangira gufata amafoto bisanzwe n'amavideo, ariko ikiyongeyeho hano ntabwo ushobora kuzabona kuri ya telefone ushaka kubona amafoto ariho. Hazaba hari ikindi ushigaje gukora, ariko uburyo uzakoresha no kuri telefone nabwo ntabwo bukomeye na gatoya rwose. Ibyo uzakora no kuri ya yindi cyangwa se za zindi bitandukanye n'ibyo wakoze ku ya mbere. Kuri yo noneho cyangwa se kuri zo niba ari nyinshi, uzakanda hariya handitse ngo remote shooter. Ukimara kuhakanda wakihutse kuko rwose akazi gakomeye ugasoje. Aha rero numara kuhagera izahita itangira gufata amafoto asa neza nka ya telefone ya mbere iri kuri tele, niba ariko twabyita. Aha kandi nanone ibyo wakorera kuri telefone imwe n'ibindi byose byahita bihinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Urugero, ushobora kujya guhindukiza kamera yawe ukifata selfie. Ahangaha uzatezwa no guhindukiza kamera, na za telefone zindi zizahita zibikora neza nk'uko yahindukanzeho ibikoze. Ahangaha rero ushobora gukora buri kimwe cyose gikorwa na kamera. Ushobora gukora icyo twita zoom in, ushobora gukora zoom out, ushobora gushyiramo flash, ushobora kuyihindukiza ukifata selfie,
mbese buri kimwe cyose wagikora. kandi ahangaha nkubwire ko iyo ukibikora ifoto ufotoye yibika kuri telefone zombi. aha rero wahindura settings za kamera imwe uri gukoresha n'izindi zose zigahinduka. muri make mbese buri kimwe cyose kamera ya telefone ikora wagikora kuri ya telefone imwe na za zindi zose, cyangwa se niba ari ebyiri ufite na ya yindi igahita hinduka ako kanya. urugero ushobora gushyiramo uburyo cyangwa se icyo twita flashlight muri imwe no mu yindi kajyamo. mbese buri kimwe ahangaha wagihindura uko bishaka. twongeye kubashimira abakunzi ba Inzobere TV Show kuba mudutiza umwanya wanyu mugatega amatwi ibiganiro tuba twabateguriye. niba iyi video wayikunze wayisangiza abandi ugakanda like, niba utarakora subscribe wayikora ukajya ubona ibindi biganiro tuba twabateguriye. ubaye kandi wacitswe n'izindi video zabanje wareba hasi. mbonereho no kubibutsa ko waduha igitekerezo cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero iri hasi muri description. iyo nimero akaba ari nayo iri kuri WhatsApp. ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha. Ciao ciao. kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. mu ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.